haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Bene data ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo. Wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo nashimwe. Muri iki gitondo tubyutse duhereza Imana icyubahiro. Wowe tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, nyemerera uzamura icyubahiro cy'Imana aho uri hose. Nyemerera ubanza Imana ku byawe no ku bawe. Banza Imana mu kazi, banza Imana mu rugendo ufashe, banza Imana ku bana bawe, banza Imana ku mutware wawe ndetse no ku mudamu wawe, banza Imana ku muryango wawe. Hereza Imana icyubahiro. Iki cyumweru tugitangiye kibanzemo Imana. Imana izakujya imbere, Imana izakugota iburyo n'ibumoso, Imana izajye iguherekesha umugisha wayo. Banza Imana muri byose, banza Imana muri ako kazi werekejemo. Hereza Imana icyubahiro. Iki gitondo tubyutse dushima Imana. Imana nishimwe, izinze ijoro, izinguye amanywa. Imana ihabwa icyubahiro. Nagusuhuzaga mwene data abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Mwese ndabasuhuje aho muri, kandi mwa kino gitondo nyemerera ufate umwanya ushima Imana. Fata umwanya uragize Imana ibyawe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Muri iki gitondo ndashaka tuganire kuri teme ivuga ngo Uwiteka niwe Mana. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo umuntu wese avuga mu mutima we. Iyo Imana igutabaye uravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Iyo Imana iguhinduriye ubuzima uravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Iyo byagushobeye nta kirengera nta mutabazi uravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Iri ni ijambo umuntu yitsa umutima we amaze kubona ko ibyananiye abana b'abantu ari Imana ibimushoboreye yonyine. Iri ni ijambo umuntu avuga abona nta butabazi asigaranye. Rero Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana kuri ubwo burwayi bwagushobeye. Uwiteka niwe Mana muri urwo rugamba rw'abakurenganya. Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana kuri icyo kigeragezo ubona nta butabazi, ntaho wizeye gutabarwa. Uwiteka niwe Mana. Iyo uri kuvuga ngo Uwiteka niwe Mana, ni uko uba ukeneye ko rurangiza rwa burundu ari we Mana iza ikabifunika, iza ikabirangiza, iza igacecekesha amagambo, iza ikarangiza imbaraga z'ibikurwanya. Rero nakubwira muri iki gitondo ngo ugende uvuga ngo Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana kuko Uwiteka iyo yafunguye urugi ntawe urufunga. Uwiteka niwe Mana iyo akingiranye amagambo ntawe wakongera gukingura umunwa we ngo agire icyo avuga. Akingisha kugushyiraho igitinyiro. Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana mwene data. Iryo ni ryo jambo nshaka ngo iki cyumweru ujye ugenda uvuga mu mutima wawe. Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana. Abamushakana umwete baramubona. Uwiteka niwe Mana. Abakunda ibyo gukiranuka bagakunda guhereza Imana icyubahiro cyayo, bagakunda kwiringira, bakagira kwizera. Uwiteka niwe Mana, babona Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo ujyane iyo teme, Uwiteka niwe Mana. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Mose kuva ibice 15. Ni indirimbo ya Mose. Iyi ndirimbo Mose yayiririmbye bamaze kwambuka Yorodani, inyanja itukura. Bambutse inyanja itukura bitegereje barebye ukuntu imirambo y'Abanyegiputa iri kureremba hejuru. Bitegereje izo ntumbi, babona ngo intumbi z'Abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Abisiraheli ni kuri 14 nyine hejuru. Nga Abisiraheli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Imana ishimwe. Hanyuma Mose na Miriyamu nabo bahita bakora mu nganzo bararirimba ngo ni indirimbo ya Mose. Tugeze ku murongo wa 11 handitse ngo Uwiteka mu byitwa Imana
hari iyihanywe nawe. Ni iyihe ihanywe nawe? Kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro. Ishimwe ryawe rituma abantu bagutinya kuko ukora ibitangaza. Imana ishimwe cyane. Warambuye ukuboko kw'iburyo, isi irabamira. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo ahangaha Mose ageze aho avuga ngo Uwiteka mu byitwa Imana hari iyihanywe nawe. Imana ishimwe. Narindi kuvuga ngo Uwiteka niwe Mana. Ahangaha Mose avugize ngo Uwiteka mu byitwa Imana hari iyihanywe nawe. Aha yari ategereje, yari yitegereje, yari yibutse uburyo Imana yagiye ibarwanirira kwa Farawo, uburyo irangirije Farawo n'ingabo ze mu nyanja itukura. Arangije yumva yuzuye kuramya Imana, yuzuye kuyitura imivugo, yuzuye kuyishima. Kuko imuneshereje ababisha, kuko imutandukanyije n'ababisha. Arangije aravuga ati Uwiteka mu byitwa Imana hari iyihwanye nawe. Imana ishimwe. Yari abonye kugira neza kw'Imana, yari abonye Imana irangije urwo rugamba, yari abonye Imana irangije imigambi ya Farawo yo kugirira nabi Abisiraheli. Arangije ati Uwiteka mu byitwa Imana hari iyihanywe nawe. Yari yibutse iby'abakonikoni bakoze kwa Farawo, cyagiye bahindura inkoni nabo inzoka, ariko inkoni ya Aroni ya yindi ngo ihinduka inzoka imira izindi, utwo tuyoka twundi. Bivuga ngo Uwiteka mu byitwa Imana ntayihanywe nawe. Imana ifite imbaraga zirya izindi. Imana ishimwe. Navugaga ngo Uwiteka niwe Mana. Imana ihabwe icyubahiro. Mose arabivuze neza ngo Uwiteka mu byitwa Imana hari iyihwanye nawe. Ni iyihe ihwanye nawe? Ni iyihe Mana? Reka nkubaze, ni izihe mbaraga ubona zingana n'imbaraga z'Uwiteka Imana yawe? Ni izihe mbaraga? Ese ni ayahe maboko akomeye nk'amaboko y'Uwiteka Imana yawe? Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo ni iyihe ihwanye nawe? Ngo kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro. Imana ishimwe. Kwera kw'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro. Iri jambo ryumve cyane. Imana irera. Iyo ikubwiye ngo nzakugirira neza, Imana irabikora. Naho ubona bitinda, irimo kubitunganya neza kugira ngo izaguhe igifatika, izaguhe igihamya, izaguhe igituma abantu bahindura amagambo. Imana ishimwe. Kwera kw'Imana, kwera kw'Imana. Imana ntibeshya, Imana irera, Imana irakiranuka. Ngo kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro. Ni ukuri. Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana. Ndakubwiye ngo Uwiteka niwe Mana. Kwera kw'Imana niko kwihesha icyubahiro, kuko Imana irera, ikora neza. Imana irera, igira imbabazi. Imana irera, yuzuye urukundo. Imana irera, Imana irera. Abayishakana umwete barayibona. Nawe icyo usabwa muri iki gitondo, menya ko Uwiteka ariwe Mana. Uhindure icyerekezo, ushaka Imana bigishoboka kibonwa. Uhindure icyerekezo, uve mu bitafite umumaro, uve mu byaha, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Wemere kuyoborwa n'Umwuka Wera. Wumvire ijambo ry'Imana, wumvire Umwuka Wera, wumvire ijambo ry'Imana. Wemere kugendera mu mucyo, uve mu mwijima. Imana ishimwe. Nuve mu byaha, nubirekure. Igihe wabibereyemo, wabihombeyemo, nawe wageze aho wihombera. Ahantu nakubwira ngo warihombeye, ibyo wakoresheje amaboko yawe, ibyo washyizemo imbaraga zawe byose byakubereye igihombo. Wibera igihombo nawe kubera ko wanze kuva mu mwijima. Uwiteka niwe Mana. Hitamo Uwiteka. Ngo kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro. Imana irera kandi ishaka kubana n'abera, ishaka kubana n'abakizwa, ishaka kubana n'abagendera mu mucyo. Ngo kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro. Uwiteka niwe Mana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo ishimwe ryawe rituma abantu bagutinya kuko ukora ibitangaza. Ukeneye ko Imana igukorera ibitangaza? Hitamo Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Hitamo kwakira agakiza. Hitamo kugana inzira y'Imana.
hitamo kwitandukanya n'ibibi. Imana ishimwe. Kandi ni ukuri, nuhitamo gukora neza, nuhitamo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nuhitamo kumvira ijambo ry'Imana, Imana irakugirira neza. Nakubwiraga ngo Uwiteka niwe Imana, ugendane n'Imana. Uyu munsi uhure n'umugisha wawe. Iki cyumweru Imana izakunezeze, imbabazi z'Imana zikugote. Shalom, shalom, shalom. Ndabakunda. Ineza yawe ku mwana w'umuntu, ineza yawe